ndagushimiye cyane wowe ukanze kuri ino video. Hanyuma uyu munsi nkuzaniye video nziza cyane, ngiye kukwereka uburyo ushobora gukemura ikibazo cya telefone yawe ishyuha cyangwa se ikagenda buhoro mu gihe urimo kuyikoresha. Iki kibazo kibangamiye abantu benshi, niyo mpamvu nahisemo kukuzanira iyi video y'uburyo ushobora gukemura icyo kibazo cya telefone yawe ikarekeraho gushyuha kandi bigakemuka burundu. Hanyuma rero turabikemura mu buryo bubiri, mu nzira ebyiri, kandi izo nzira zose ziragendana zirunganirana. Gusa ndakwinginze kora subscribe, ukore na like. Hanyuma rero reka twihute cyane. Wowe fata telefone yawe ushake application yitwa setting. Numara kugera kuri setting, ngiye nayibonye dore ngiyi. Numara kuyigeraho urayikandaho. Ukimara kuyikandaho ushake ahantu handitse ngo app management. App management nge nayigezeho nanjye. Nayigezeho dore ngiyi app management. Nuyigera urayikandaho. Numara gukanda kuri app management urashaka ahantu handitse app setting. App setting dore ngiyi urayikandaho. Numara kuyikanda urahita ubona urutonde rw'ama-application yose ufite muri telefone, arayo wa downloadize wowe ubwawe ukestaramo, n'ayazanye na telefone urahita uyabonamo, dore ngaya yose urahita uyabona. Numara kugera muri liste y'ama-application yose ufite muri telefone yawe, urashaka application ukoresha zigakunda gushyuha, application mbe ukunda gukoresha telefone yawe kabone ikagenda buhoro. Uraza kuyishaka. Urugero ngereka reka nkoreshe iyi ngiyi, reka nkoreshe YouTube. Nurangiza uyikandeho. Numara kuyikandaho urahita ubona ino page barakwereka ngo notification, bakwereke permission, bakwereke ngo storage and cache. Hano sasa niho uri buze kwemeza. Nugera hano uraza kwemeza, hano handitse ngo storage and cache, urahemeza. Numara kuhemeza urahita ubona iyi page. Iyi page ni yiri application. Urabona ngo hano hambere handitse ngo app size. Hirya urabona ko ifite size ya megabyte 128. Izi ni size za application y'ubwayo. Hanyuma hano hepfo urabona ko handitse ngo user data. User data ni ibyo wakoreye muri iyo application. Mbega data iyo application yakoresheje. Urabona hano ku ruhande ko ari 13 megabyte, mbega megabyte 13. Hanyuma hano hepfo ha gatatu haranditse ngo cache. Cache ni nk'imyanda iba yaramaze iyo application iba yaramaze kugira. Ni imyanda application iba imaze kugira. Urabona ko hano hirya ingana na megabyte 26 n'ibice 50. Hanyuma totali ya byose zikaba megabyte 220. Icyo ukora rero, icyo uri bukore hano, urabona hano hepfo hasi hari ahanditse ngo clear storage. Bakakubaza ngo mbese urasiba storage yose, mbega harimo no user data, harimo cache, mbese ushaka kubisiba. Hano ku ruhande hari ngo clear cache. Hano icyo uri bukore rero wowe, icyo uri bukore urahita ukanda hano handitse ngo clear cache. Urahita uhemeza hano handitse ngo clear cache. Hano urahemeza. Ukimara kuhemeza urabona ko hano hejuru ko cache isiba 0 byte. Ubwo imyanda yatumaga ino application itera telefone yacu kugenda buhoro cyangwa igashyuha turayisibye. Hanyuma numara kuyisiba urasubira inyuma. Numara gusubira inyuma uragaruka kuri ya liste y'ama application. Gusa wowe byaba byiza uhereye ku ya mbere, ugahera kuri application ya mbere ubikora kuriya, usiba amakeshi ugenda uyasiba paka kuri application ya nyuma, kugira ngo umekinge sure ko telefone yawe uyitunganyije, mbega uyikoreye isuku, uyikubuye. Rero iyi ni intambwe ya mbere, iyi ni step ya mbere kandi ni ingenzi cyane. Reka nkwereke na step ya kabiri sasa. Hanyuma ukimara kurangiza ira step ya mbere urahita uza ushaka ujye muri Play Store. Urajya muri Play Store. Numara kugeramo urasearchinga application yitwa Phone Master. Dore ngiyi hano Phone Master, dore ngiyi iraza imeze gutya.
numara kwigeraho urakanda download cyangwa se ukore update. Ukangiye muri update ubundi dutegereze iyi loading. Nimara kuba downloaded uraza urakanda hano handitse ngo open. Hano urakanda uyifungure. Numara kuyifungura uraza hano handitse ngo agree. Hano uraza nyine kwemeza. Hano barahita baguhereza ino page murabona hano hejuru hano hambere ari currency memory used. Ino ni RAM imaze gukoreshwa. Hanyuma hano gutya ni storage used, ni ububiko bumaze gukoreshwa. Hanyuma icyo turi bukorero hano hambere turi buze gukanda hano handitse ngo boost. Hano turamanza tuwakande. Nitumara gukanda boost iramanza boosting nko kongerera telefone imbaraga zo kongera gukora neza. Hanyuma nimara kuboostinga turaza hano hasi hano handitse n'ubundi ngo boost. Hano tuhemeze nanone kugira ngo iki gikorwa kirangire. Tuhemeze ubura gutya turi kuboostinga RAM, turi guhanagura RAM. Hanyuma niturangiza turagaruka inyuma. Nitugaruka inyuma murabona hano hepfo gato hano murabona hano izi option uko ari esheshatu nizo tugiye gukoresha sasa. Iya mbere iyi ngiyi, ino ya mbere murabona ngo yitwa junk file. Iyi ngiyi ikurikiyeho yitwa phone cooler. Ino ya mbere junk file ni imyanda nanone ibibitse mu application yose ari muri telefone. Hano phone cooler hano naho gukonjesha telefone kwa kundi iba yashyushye ukayikonjesha. Hanyuma hano ha gatatu phone boost, naho ni ukuboostinga telefone, ni ukongerera RAM ubushobozi. Hanyuma hano ha kane murabonaho ni antivirus. Hanyuma hano ha gatanu ni power saving, ni uburyo ushobora gukoresha ubika umuriro kugira ngo telefone idakomeza gukamura bateri yawe. Hanyuma hano ha gatandatu ni clean WhatsApp, ni cleaninga WhatsApp yawe. Hanyuma icyo turi bukore turahera kuri iyi ya mbere turayikandaho tumanze dusibe ibintu by'imyanda biriho. Hanyuma hano baratubwiye ngo tumanze duhereze uburenganzira ino phone master. Hano turaza twigire allow. Niturangiza dusubire inyuma tangire scanning sasa irimo gusiba imyanda y'ama application. Turategereza kugira ngo imanze irangize iki gikorwa. Rero hano irangije gusikana murabona iyi yose ni imyanda iri mu application atandukanye. Murabona ko hano hasi baduhaye total ya byose ibonye ngo ni megabyte 95. Niturangiza icyo turi bukore turaza gukanda hano kuri clean tumanze tubisibe byose. Nirangira turasubira inyuma tugaruke hahandi tujye kuri option ya kabiri ariyo ino. Turajya kuri iyi ya kabiri yitwa phone cooler kugira ngo tumanze dukonjeshe telefone yacu. Turahemeza. Tumara kuhemeza murabona temperature yari kuri 31.9 degre Celsius. Niturangiza turamanuka hano n'ubundi kuri cool down. Niturangiza tuhemeze imanzi konjeshe sasa telefone yacu imanzi ikonjeshe. Hanyuma nkuko mubibona murabona hano baratubwiye ngo cooling down imaze kugira application 13 zari zishyushye imaze gukemura, imaze gukonjesha. Hanyuma icyo turi bukore turagaruka hano inyuma tuze kuri no option ya gatatu iyi nayo tuyemezeho yongere nanone iyi boosting telefone. Niturangiza tugaruke hano. Nirangira tugaruke inyuma tuze kuri antivirus. Antivirus nayo nirangira twongere dusubire inyuma tuze kuri power saving. Muri power saving rero haba mwiki
power saving bahita bakwereka application zari ziri gukomota umuriro cyane wa telefone yawe, bigatuma telefone yawe ishyuha. Hano ngiye banyeretsemo application ebyiri, iyi ngiyi ya X recorder na WhatsApp. Icyo uri bukore, izo wakweretse zose uzishyiramo akavi, warangiza ukamanuka hano hasi handitse ngo extend battery life. Murabona ko hano nimpakanda, murabona hano nimpakanda hano harahita hiyongeraho iminota 6 ku buzima bwa bateri. Hanyuma turahakanda, numara kuhakanda igikorwa kiraba kirangiye, telefone uraba uyikoze neza, uyitunganije neza. Nurangiza nta kindi uri bukore, nurangiza urabivamo. Numara kubivamo uhite ukora telefone yawe, uyikorere restart, uhite uristatinga telefone yawe kugira ngo noneho yongere itangire bundi bushyashya. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Nawe ukora subscribe na like, hanyuma muri comment umbwire uko wayibonye. Ndabashimiye cyane, murakoze.